Hello murakaza neza mwese kuri Esther's Hobbies, turabakunda twishimira kubana namwe. Uyu munsi rero n'abatindiye tugiye kurebera hamwe impamvu 5 ugomba kurya tofu mu buzima bwawe. Tofu ni ikiribwa cyiza, ni ikiribwa cyuzuyemo amaproteine menshi kandi murabizi ko proteine ari ibyubaka umubiri, uvuga ngo tofu rero yubaka umubiri, mwe kubakisha umubiri ibindi bintu bitandukanye, ahubwo twubakisha umubiri tofu cyane. Tofu rero ni ikiribwa kimaze gukundwa cyane, ari abarya inyama ari abatazirya bose basigaye bazi ubwiza bwa tofu. Ubu utabizi rero cyangwa se nawe ubizi, ushobora gusanga harimo kimwe tuvuze utari uzi ko tofu ikigira se cyangwa yabigufashamo. Tugiye kureba impamvu tugomba kurya tofu nibura buri munsi cyangwa se kabiri mu cyumweru, biraterwa nuko uri bugende wumva buri cyiciro uherereyemo. Aha rero tofu twabonye tubona ko ngo muri garama 100 za tofu cyangwa se 3/4 by'agakombe ukoresheje bya bipimo by'Abongereza, muri garama 100 za tofu uzasangamo garama 10 za proteine. Uvuga ngo rero urumva ko tofu ifite proteine nyinshi cyane muri yo kandi buri wese akeneye. Ikindi tofu rero ni nziza kuko ikunda guhitamo umuntu ushaka kureka inyama, ushaka kureka ibikomoka ku matungo, ashobora gukoresha tofu kandi ni nziza cyane. Tofu rero ifitemo ibinure byiza bitari ya cholesterol mbi, bifite ibinure byiza kandi nanone muri ibyo binure ikagiramo omega 3 iza kugufasha nanone gukontra se cyangwa gutuma bya binure bibi ya cholesterol ufite mu mubiri itakwangiza, noneho ibya bindi biri muri tofu bikaza bikagufasha gukontrola cholesterol ufite mu mubiri wawe. Tugiye kureba rero niba uriye garama 100 za tofu uriyemo iki. Muri garama 100 za tofu uriyemo kalori 100, uriyemo garama 5 z'ibinure, mwibuke ko ari ibinure byiza, uriyemo garama 1 y'amafibre se cyangwa ibikatsi bitandukanye. Tugiye kureba ibindi birimo muri ya garama 100 wariye, harimo hagati ya garama ya miligarama 100 na miligarama 200 za calcium. Ubwo ni hagati y'8% na 16% by'ibyo ukeneye ku munsi, bya calcium ukeneye ku munsi biri muri garama 100 za tofu. Hakabamo miligarama 2.4 za fer cyangwa se iron, ubwo izo zingana na 11% za feri ukeneye ku munsi. Muri garama 100 za tofu harimo miligarama 0.67 bya manganese, bingana na 29% za manganese ukeneye ku munsi. Ikindi muri tofu, muri garama 100 za tofu harimo miligarama 0.2 za cuivre se cyangwa copper, ubwo bingana na 22% za copper ukeneye ku munsi. Ikindi kandi harimo miligarama 0.16 za vitamine B5 cyangwa pantothenic acid, bingana na 17% za vitamine B5 ukeneye ku munsi. Iyo ni imibare yatangajwe n'ikigo cy'Amerika gishinzwe ubuhinzi. Tofu kandi kubera ko yifitemo nanone na calcium iri ku rugero rwo hejuru, manganese, iron ariyo fer ya vitamine 5 bikenewe kugira ngo carbs, umubiri wacu waze gushwanyagura carbs na fat hanyuma tubone umubiri. Niyo mpamvu bavuga ngo yubaka umubiri. Tofu ifite amino acids cyangwa acid amine 9 ziri essential ku mubiri wacu, zose irazifite. Acid amine nizo umubiri wacu ukoresha ukora proteine z'ubwoko butandukanye. Uvuga ngo kugira ngo habeho proteine tubona acid amine 9 agenda yihuza mu buryo butandukanye, 2-3 agenda yihuza, noneho hakavamo proteine z'ubwoko butandukanye. Uvuga ibikenewe byose kugira ngo habeho proteine, tofu irabifite. Ikindi kandi ikagiramo na isoflavone
iboneka gusa mu bimera, itaboneka mu bindi bintu, kandi ikaba ishobora kuturinda kugira ikibazo cya kanseri. Impamvu eshanu natangiye mbabwira z'impamvu ugomba kurya tofu mu buryo buhoraho, mu buryo wihaye ukabishyira muri gahunda zawe kubera ari nziza ku buzima. Icya mbere, ifite isoflavone twavuze. Iki kinyabutabire gikomoka ku bimera gusa gituma umubiri wawe ugabanya pressure se cyangwa umuvuduko w'amaraso ntujye ku rugero rurenze urukenewe, kandi ikaba yarinda umutima wawe ntugire ikibazo gitandukanye. Mu bushakashatsi bwakozwe muri 2020 babonye ko umuntu urya tofu nibura rimwe mu cyumweru afite ibyago byo kuba yagira indwara y'umutima ku rugero rwa 18% kuruta wa wundi, mbese utayivuga ngo we ibyago byo kurwara umutima biri hasi, bigabanyukaho 18% kuri wa wundi udakoresha tofu. Uvuga ngo nimba udakoresha tofu afite kuba yarwara wenda nk'urugero, afite ibyago bingana na 30 byo kuba yarwara indwara z'umutima, ukoresha tofu we ibyago byo kuba yarwara iyo ndwara y'umutima biba biri kuri 12%. Urumva ko gukoresha tofu ari byiza cyane. Ubundi bushakashatsi bwakoze bwerekanye ko umuntu urya tofu inshuro nyinshi mu cyumweru aba afite ibyago biri hasi cyane byo kuba yarwara umutima. Ukoresha noneho inshuro zirenze rimwe we kugira ngo azagire ikibazo cy'umutima biba biri ku rugero rwo hasi cyane. Icya kabiri, impamvu ya kabiri ugomba kurya tofu ni uko igabanya kuba wagira ibibazo byo kurwara kanseri. Mu myaka yashize abantu benshi bagendaga bavuga ko soya ishobora gutuma wagira kanseri bitewe n'uko bavuga isoflavone ngo ishobora kuza ngo igakora nka estrogene, wa musemburo w'abagore mu mubiri, ngo bikaba byatera kanseri y'ibere. Ariko uko imyaka yagiye yigira imbere, hakozwe ubushakashatsi babona ko ubwo bushakashatsi bwa mbere butari bwo harimo ikibazo. Niyo mpamvu muri 2023 bakoze ubushakashatsi bahuza inyigo se cyangwa ubushakashatsi bwagiye bukorwa 50 bw'abantu batandukanye, bakoreye ku bantu baryaga ibintu bikomoka kuri soya, bakarya imbuto, bakarya n'imboga. Bagaragaye ko bafite ibyago biri ku rugero rwo hasi bwo kuba bagira ikibazo cyo kugira kanseri y'ibere. Muri 2012 naho bakoze ubushakashatsi basanga ko abantu bakoresha soya cyane bari bafite ikibazo cyo kuba bafite ibyago biri hejuru byo kuba barwara kanseri. Hanyuma bakoresha soya, ni ukuvuga ngo buri munsi bakoreshaga soya buri munsi, ni ukuvuga ngo ibyago byo kurwara kanseri bari babapimanye byari byagabanyutse, byarasubiye ku rugero rwo hasi nyuma yo batangiye kujya bakoresha ibikomoka kuri soya buri munsi. Ubundi bushakashatsi kandi bwerekanye ko gukoresha soya cyane bishobora kugabanya kuba warwara kanseri y'ibihaha cyangwa se iya prostate, ikagabanyukaho 10%. Ibyago byo kuba yarwara bikagabanyukaho 10%. Impamvu gatatu tugomba kurya tofu ituma yubaka umubiri kubera ifite amaproteine. Twabonye ifitemo n'aya maside amine yose 9 umubiri ukeneye kugira ngo ukore amaproteine yose abaho mu mubiri wawe. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ariya maside amine yose 9 na proteine umubiri wawe utakora. Ni byiza rero gukoresha tofu kuko iguha proteine, kandi proteine ni ibyubaka umubiri. Impamvu ya kane ugomba gukoresha tofu ni uko ikomeza amagufwa. Twabibonye hejuru, ifitemo calcium, ikagira magnesium, bituma amagufwa akomera, kandi bituma bikurinda ko wagira ikibazo cy'uburwayi butuma amagufwa yoroha nka osteoporosis. Magnesium rero ni nziza nanone kuko inatuma imitsi y'ubwonko bwawe ikora neza. Impamvu ya gatanu ugomba kurya tofu
nuko ishobora kugufasha mu kugabanya ibiro. Ngo kubera ifitemo amaproteine menshi, murabizi ko gukoresha amaproteine bituma ugabanya ibiro, kubera ko imbaraga umubiri birawugora kugogora proteine, ugatinda uri kuzigogora, noneho ibiryo wariye bigatinda kugushiramo vuba, noneho nuhita usonza ngo urye vuba vuba, ahubwo ukarya haciye umwanya wariye. Niyo bavuga ngo kurya ibintu birimo proteine, amagi bituma n'ibirimo siya bituma udasonza vuba, noneho ukagira gute, ugatinda kurya, bikaba byagufasha mu kumanaginga umubyibuho ukabije. Mwakoze rero kudukurikira, mwakoze mwese, mwihanganye kugeza kuri iyi saha. Muduhe like, muduhe comment, muduhe na subscribe, hanyuma naho ubutaha mu kiganiro cyacu gikurikira. Ciao ciao, mutubwire muri comment ikindi mwumva mushaka ko twazababwiraho, turi tayari yo kubafasha.